Wabonye liste yagiye hanze igaragaza ubukene buri mu turere 30 tugize igihugu cy'u Rwanda. Ese wabonye akarere kawe kari ku mwanya wa kangahe? Mu by'ukuri se ni igiki bagenderaho kugira ngo uvuge ko akarere gakennye? Bagendera kuki kugira ngo bemeze ko akarere gakennye kuruta kandi? Nutuhe turere se dukurikirana dute? Muhawe ikaze muri kiganiro. Nge nitwa Eric Radu, umuhungu w'abantu. Ikaze. Nkuko mubyumvishe tugiye kuvuga ku bukene buri mu turere. Uturere tugeze kuri 30 tugize igihugu cy'u Rwanda, 10 muri two dufite ubukene buri ku kigero cyo hejuru. Utwinshi muri two turi mu ntara y'Uburengerazuba ndetse n'Amajyepfo. Uturere tugeze kuri 16 natwo dufite ubukene ariko budakabije cyane. Utwo turere dusigaye mu zindi ntara by'umwihariko umujyi wa Kigali, Burasirazuba ndetse no mu Majyaruguru. Reka noneho tuvuga ukuntu tugenda dukurikirana. Reka duhere ku karere ka mbere mu bukene, tuze kurusoreza ku karere gakize. Akarere ka mbere mu bukene mu gihugu cy'u Rwanda hose na akarere ka Nyamagabe. Ni nakarere kari ku mwanya wa 30, kari ku bukene bwo ku kigero cya 51.4%. Akagakurikira ka 29 ni Gisagara. Gisagara nayo irakennye, iri ku kigero cya 45.6%. Agakurikiyeho ka 28 ni Rusizi. Rusizi nayo irakennye ku kigero cya 44.2%. Hanyuma agakurikiyeho ka 27 ni Nyanza mu Majyepfo. Nyanza nayo irakennye cyane ku kigero cya 43.3%. Hanyuma akarere gakurikiyeho ka 26 ni Nyamasheke. Nyamasheke nayo irakennye ku kigero cya 42.8%. Hanyuma Rutsiro ikaza ku mwanya wa 25 nayo ikabikennye ku kigero cya 40.8%. Hanyuma hakaza Nyaruguru nayo ikabikennye ku kigero cya 39.7%. Tugakomeza hakaza akarere ka Rubavu nako kakaba gakennye ku kigero cya 38.8%. Tugakomeza hakaza akarere ka Karongi kakaba gakennye ku kigero cya 38.2%. Tugakomeza hakaza akarere ka Kayonza kakaba gakennye ku kigero cya 36.6%. Akarere ka 20 mu bukene ni Kayonza gakennye ku kigero cya 36.6%. Akarere ka 19 mu bukene ni Nyagatare gakennye ku kigero cya 36.4%. Akarere ka 18 ni Ngoma gakennye ku kigero cya 33.9%. Akarere ka Ngororero na ka 17 gakennye ku kigero cya 32.2%. Akarere ka Gakenke na ka 16 gakennye ku kigero cya 24.2%. Akarere ka Huye na ka 15 gakennye ku kigero cya 24.2%. Akarere ka Rwamagana gakennye ku kigero cya 23.8%. Akarere ka Bugesera na ka 13 gakennye ku kigero cya 23.7%. Akarere ka Burera gakennye ku kigero cya 22%. Akarere ka Rulindo nako ubwo na ka 11 gakennye ku kigero cya 21.6%. Akarere ka Musanze gakennye ku kigero cya 21. Akarere ka Cyenda ubwo hari utwo turi gutaruka mu mibare. Akarere ka Cyenda na ka Nyabihu gakennye ku kigero cya 20.2%. Akarere ka Munani na ka Gatsibo gakennye ku kigero cya 18.4%. Akarere ka Ruhango na ka Karindwi gakennye ku kigero cya 15 yonyine. Akarere ka Muhanga gakennye ku kigero cya 15 nako. Akarere ka Kirehe gakennye ku kigero cya 14.2%. Akarere ka Gicumbi gakennye ku kigero cya 13.3%. Akarere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali gakennye ku kigero cya 11.1%. Akarere ka Kicukiro mu mujyi wa Kigali gakennye ku kigero cya 6.9%. Akarere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali niko karere gakenutse cyangwa se kadakennye ugereranyije n'utundi. Akaba ari n'akarere ka mbere kadakennye cyangwa se gafite ubukene buke, gakennye ku kigero cya 3.8%. Nuko nguko uturere dukurikirana mu bijyanye n'ubukene. Muri make uturere turi mu mujyi wa Kigali twose turi mu murongo w'ubukene buke, mu gihe uturere turi mu Majyepfo ndetse n'Iburengerazuba turi mu murongo ukomeye w'ubukene, ndetse tukaba tuyobowe n'akarere ka Nyamagabe kari mu ntara y'Amajyepfo. Yego nuko nguko byifashe, ndetse na za Nyamasheke na za Rusizi aho ngaho Iburengerazuba. Akarere kose kari hejuru ya 27.4% karakennye ugereranije n'uko igihugu kibiteganya cyangwa se kibishaka.
karakennye. Hanyuma akarere kose kari munsi ya 27.4% ko nibura karakennye, ariko ugereranyije n'uko igihugu kibishaka biraringaniye. Utwo turere twose rero turi hejuru ya 27.4% twisanze aho hantu, utwo twose turi mu bukene bukabije. Nyuma yuko rero abantu benshi bakomeje kuvuga kuri ibi bintu bijyanye n'uburyo uturere twagaragaye turi mu murongo w'ubukene, bavuze batari ko subundi bagendeye kuki ko twebwe turi mu karere gakize tubizi, ngiye nkaba ndi muri ntuye mu karere runaka nta kibazo mfite, bagendeye kuki bavuga ko uturere dukenye. Ibyo bibazo rero byatumye Minister utuma twishima, muramuzi ni Minisitiri w'urubyiruko, yagiye ku rubuga rwe rwa Twitter cyangwa se X arandika agira ngo adushyire mu murongo neza, atugaragariza ibyo bagendeyeho mu by'ukuri bapima ubukene buri mu turere. Yagize ati nabonye muri kwibaza uko ibipimo by'ubukene bipimwa, ntibireberwa cyane ku byo tubonesha amaso ko ari ubukire. Reka mbahe zimwe mu ngero bareberaho. Iyo winjiye mu rugo rw'umuntu ugasanga rimwe bafite inzu isakaye neza, kabiri bafite isima mu nzu, gatatu inkuta z'inzu atari inyakatsi, kane bakaba babona ifunguro kabiri ku munsi kandi iminsi yose y'umwaka, gatanu nibura buri mwana ugeze igihe cy'ishuri akajya kwiga, gatandatu nibura ababyeyi bombi bo muri urwo rugo bakaba baragiye mu ishuri nibura imyaka irenze 6 ya primaire cyangwa se hejuru, karindwi batarigeze bapfusha umwana uri munsi y'imyaka 5, 8 batarigeze barwaza bwaki, 9 bafite ubwiherero bukoze neza, 10 bashobora kubona amazi meza hafi yabo, 11 bafite ubwisungane mu kwivuza kandi begereye ikigo cy'ubuvuzi. Iki gihe ibyo ngibyo byose nibyo bashobora kugenderaho bavuga ngo aka karere karakize. Murabizi hari amabarura menshi yaragiye akorwa na statistique, bakadusura mu mago bakabaza byinshi byerekeye ku miryango yacu, uko tubayeho, uko turya, niba dufite amamodoka, niba dufite amazi, niba dufite umuriro, ndetse bakanagendera no kubyo babona muri urwo rugo. Ibyo rero bashobora kubyifashisha bagaragaza niba akarere gakennye cyangwa akarere kadakennye. Harimo nk'amashanyarazi, harimo amazi meza, harimo ibijyanye no kwivuza, ubwisungane mu kwivuza n'ibindi. Ibyo byose nibyo bashingiyeho. Ibingibi Minister utuma twishima amaze kutubwira bimwe muri byo, nibyo bagiye bashingiraho bareba ngo ese akarere karakennye. Nawe irebe noneho mu rugo rwawe n'akarere utuyemo, wibaze inshuro urya ku munsi, wibaze niba warize, wibaze niba abana bawe biga, wibaze niba utaragwaje bwake, wibaze niba ufite amashanyarazi, wibaze niba ufite amazi meza kandi akuri hafi, wibaze ibyo byose byibaze, urahita umenya umwanya nawe akarere kawe kagakwiye kujyaho, kandi ugerageze ucisha amaso nibura muri buri gace kagize akarere kawe. Niba waragatembeye urahita umenya umwanya nawe akarere kawe kagakwiye kujyaho. Nibi ngibi rero bagendeyeho bashyira uturere ku myanya ku bijyanye n'ubukungu cyangwa se ku bijyanye n'ubukene uturere dufite. Nuko byagiye bigenda. Abantu benshi rero bari kuvuga bati byagenze bite akarere kanjye ko narenze ko gakize, ahubwo se akarere kanjye ko kabaye akanyuma Nyamagabe, bamwe bakavuga ati ko yabaye yanyuma kandi dakennye. So bagiye bagendera kuri ibyo ngibyo, ngira ngo birumvikana neza cyane.